cya shitani cyarakaye. umusore utanyoheza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi, my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. Hi, my beautiful ladies and gentlemen, let me hold that you are fine. My name is Badon. I need your interview nk'ibisanzwe baje kugira amakuru menshi y'imyidagaduro abari kugenda agarukwaho cyane hano hanze. Aba ngufitiye amakuru menshi agiye atandukanye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aho tuba dufitiye amakuru yose acukumbuye kandi amakuru yaturutse ku isoko nzima, amakuru ugomba kwizeramo cyane. Ngira ngo abizinze cyane ko iyo watwizereye mukagumana natwe umunsi ku munsi nta kintu kimwe ushobora kubura hanga kuko ikintu kitubesheje hanga ari ukukwitaining rugo amakuru yose entertainment kugira ngo ugendane n'ibihe cyane cyane mu isi ya showbiz cyangwa se mu isi y'imyidagaduro. Hagati aho ngaho rero njya ngomaze kubona amashusho kuri screen yawe aho dufiteho DJ General Benda cyangwa se umwite Dancer General Benda, hariho Titi Brown. Aba bantu bose muri kano kanya muri zinangiro z'umwaka hari amakuru atari meza cyane cyane Titi Brown ku muryango we ndetse no kuri DJ General Benda ku giti cye. Ubu tuvugana DJ General Benda ntabwo amerewe neza cyane ko ngubu ari mu bitaro aho arwaye kandi bivugwa ko arembye cyane. Ni General Benda wafashwe n'indwara ku wa gatanu w'icyumweru gishize, hanyuma abanza kujya gufata imiti muri pharmacy just agira ngo arebe niba ari ukuntu bigiye bimeze agiye yirwaneho, ariko biza kurangira abonye ko bitari kiri ibyo kujyana muri pharmacy ahubwo bimusaba ko ajya kwa muganga, ajya mu bitaro. Hanyuma rero ubungo bari kumukurikirana, abaganga bari kureba ko ubuzima bwe bugiye buhagaze. Ariko hagati aho ngaho ngira ngo nkuko yaje kuba bitangaza mu kiganiro gito yaje kujyana na bagenzi be bamuha hafi cyane, yaje gutangaza ko byatangiye yumva ari uburwayi busanzwe nyine ajya gufata imiti muri pharmacy, ariko nyuma aza kubona ko bitari gukunda. Hanyuma yerekeza kwa muganga bamupimye basanga arwaye malaria. Iyo mwana nafashwe ku wa gatanu njya mu bitaro, barangije ya Polifarm barangije barareba basanga ngo nta kantu kandi ari malaria bamaze iminsi batangaza. Nkomeje kuremba rero iyo malaria ubabara umutwe cyane, ndi kubabara no ku maboko, umugongo, umuriro mwinshi cyane, hanyuma no ku maguru nyine ukababara n'imbi cyane, iminwa ikuma cyane. Ni malaria rero mu minsi yashize banatangaje ko ari malaria iri kugenda yibasira abantu cyane kandi ko ari malaria ifite imbaraga kuruta malaria ziriwe dusanzwe tubona. Rero Benda yavuze ko amerewe nabi, anasaba ko abantu bamusengera, agaragaza ko iyo malaria yimaranye iminsi kandi muri make nyine ariyo bapimye akamusangamo. Ariko uko byagira kose twizeye ko arazi kumera neza, ubuzima kongera kugenda neza, tukaza kumubona n'ubundi ari gukora akazi ke nk'uko byari bisanzwe, ndetse ari kwita kubo yitagaho kandi nawe yitaho nk'ibisanzwe. Tumubona atwintataininga, aduha show nk'ibisanzwe nk'umuntu wacu, n'ubundi twongeye kumubona ameze neza cyane. Hagati aho ngaho rero Titi Brown nawe kuri ubu ngubu yaje kuba anyura ku mbuga nkoranyambaga ze cyane kuri Instagram, agaragaza yuko nawe ibintu bitameze neza cyane muri famille. Ni Titi Brown wabuze umubyeyi we mu 2019. Umama we yari afite yaje kwitaba Imana azize uburwayi bwa cancer ndetse na diabete, hanyuma aza gusigarana na papa we ndetse na barumuna be bageze muri 7, ndetse bamwe ari we ufite inshingano zo kwitaho hamwe na papa we nyine babyumva nk'umuntu mukuru, kuko Titi Brown niwe mukuru muri famille ye, afasha umubyeyi we ari we papa we asigaranye kugira ngo bite kuri famille. Hagati aho ngaho rero yaje kwanyura ku mbuga nkoranyambaga atangaza ko ubuzima butameze neza kuri papa we, ndetse aza kubavuga ati mwoka byaramwe musengere papa wanjye aze kumera neza, ubuzima buze kongera busubire ku murongo, aze kumera neza n'ubundi akomeze kwita kuri barumuna banjye. Cyane ko Titi Brown nubwo ari imwe mu bafasha famille cyangwa se papa we kugira ngo abana barumuna be nabo ubuzima bwabo bugende neza, haba kubishyura amashuri ndetse n'uburyo bwo kubaho, kwishyura inzu n'ibindi. Ariko nanone ikintu wamenya nuko barumuna be ari abana batoya, bashobora kuba batamenya kwitaho mu gihe nta muntu uri hafi yabo kugira ngo abafashe bagerageze abafashe bamererwe neza.
Titi Brown rero yaje kuba anyura ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati rwose mumfashe musengere papa wanjye musengere umubyeyi wanjye kugira ngo nawe yaze kumerwa neza yongere agire ubuzima abashe gufasha famiye cyane ko ari n'ibintu bitoroshye cyane kuba umubyeyi arwaye nanjye ntari hafi cyane ya famiye abana ntabwo baza kubona uburyo babaho cyangwa se umuntu bitaho hagati aho ngaho rero aravuga ati Imana ize kumuha hafi cyane kandi nizeye yuko ari Imana ishobora byose iraza kugira ikintu ikora mu buzima bwe kugira ngo ibintu bize kugera neza cyane. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero ni Titi Brown n'undi umaze iminsi ari kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga mu mashusho n'undi akunze kugenda kwirakwira ari kumwe na Nyambo bagirana ibihe byiza ariko nta mashusho nawe yaje avugisha abantu benshi arakwirakwira abantu bakunda kuyapostinga cyane mu buryo bugiye butandukanye aho Titi Brown yaje kugaragara ari kumwe na Nyambo ahantu ari babiri bisa naho hari muri salo bari mu ntebe ariko Nyambo ari kumusaba ikintu kimwe ari kumuforsa ari kumushyiraho pressure abantu benshi ko ntibamenya ibyo bintu uko biri kugenda cyangwa se uko biri kuba. Ako kavido kagaragaramo Titi Brown na Nyambo ari kumusaba cyane undi ati Titi Brown ndagushaka gira ikintu ugura kano kanya ndagukeneye cyane amugaragaza ko amufitiye affection zo kugira ngo hari ibintu bakora ariko uyu mashusho yarakwirakwiriye abantu babivugaho bamwe ati Nyambo yasaze Nyambo byagenze ariko Titi Brown nawe yaramubwira ati none ko mbona wasaze cyane ibintu bidasanzwe kandi mbizi kutamwe inzoga nta nizo wigeze unywa byagenze bite ariko uyu mashusho yakwirakwiraga bwari mu buryo bwo kugira ngo bagire uburyo bazamura channel ya Nyambo cyane ko ari channel yakoze John Nshyashya kugira ngo nawe ajye acisha ibiganiro bye hanyuma rero bayikoze ari vlog ariko nanone bayikora mu buryo bwa prank bayikora ari prank ari ibintu Nyambo yategura avuga ati reka noneho Titi Brown aze ngerageze kumushuka nde yuko araza kwemera ko dukorana imibonano mpuzabitsina Nyambo rero abikora ari imarenginga Titi rero amuga ati wapi ibi ntabwo byavamo na kwemera byinshi ko ibi ntabwo nabikunda tereka ibi ngibi tubireke ariko umwinginga cyane hanyuma ayo mashusho aza akwirakwira abantu benshi rero cyane ko hano ku mbuga nkoranyambaga abantu bafata uduce mu kiganiro runaka bakagenda batwara agace gato cyane bamwe rero mu bantu batigeze bagira amahirwe yo kubona nk'ayo mashusho akagira ngo wenda ni ibintu byanya byo kuko Nyambo ibyo bintu nibyo yashakaga gukora nicyo kintu yarimo arwana nacyo ariko icyo gihe babikoze mu buryo bwa prank kandi mu rwego rwo kugira ngo bazamure channel ya Nyambo yari gikurwa kugira ngo nabo n'abantu runaka nyine harya abantu bajya kuri icyo kiganiro ndetse banahera aho ngo bamusubscribingira kugira ngo ajye abone audience nawe ku giti cye kugira ngo ajye no kunakwirakwiza cyangwa se asangiza abamukurikira ibiganiro bye binyuze ku rubuga rwa YouTube. Hagati aho ngaho rero iyi ni DON TV komeza kumirwa neza cyane komeza kugira intangiriro z'umwaka nziza uzakubera umwaka wo kugera kuri byinshi harimo n'ikintu usabwa hano ni kimwe n'ugukanda subscribe ugafungura notification kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi kandi ugakanda like kuri no video hanyuma kandi ukajya muri comment section ukatubwira uko ibintu bibyumva kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ibintu byose ari fresh cyane hagati aho ngaho Imana ikomeze kubana nawe.